ese ibintu bireba bibiri. Yego rata Godfather we Divi mumbarize iriya TikTok mumbarize rata y'abakobwa hirya na Semuhungu yigamije iki? nkanjye ngaho Nagusobanura. Ya TikTok ukora y'abakobwa na Semuhungu gusigamije iki? subiza erega ushatse kuvuga iki? None wagize ngo uzanyemo mugabo ngiye kubona mbona uzanye Joseph wa musaza. None si Joseph ntimukunda topic y'ukuntu bamurasha amabya ku rugamba? Ubwo ze kuba baramurasha amabya byamarira iki Semuhungu ko ari we n'abakobwa baba bariho. Urakarishye pe uzi Se, ko umubyeyi w'umunyarwanda akazi uvuga amabya kwa ujyumura iwe noneho turabirenga none zo ko bayambajije bagira ngo nyasubize nyita make. uzi ko avuga amabya hazarani kwa ujyumura Nikawujyumura ngaho ndebera ibintu Godfather yatuzaniye muri space ya pasiteri w'amakoti network yamucita agiye kuyivaho ave gude uri kumuyobya uri muri kuri WhatsApp iyi space umva rameke mbisubiye iyi space ikavaho kubera ko Godfather bivuze ikavaho urorora gaca norora inkoko niterabwoba kandi rameke nta gutinya ntago mutuye mu isi bimwe nabikore ari kureba kumucunga umuntu uri kuza ariko arayavuga yitwa Divine ntago ubona se ko Mike Mute yitwa Ihirwe Divine ndayavuze nyine se wose yarayambajije turashize hari ikinyarwanda mpimbye nimba yakubajije ukayamusubiza nta birenze. Yego rata uravuga neza ariyo namaki nayuvuze ngero yavuga mva ko nayagusubiza kandi aba bakobwa bari kuyavuga shaho kuri TikTok yabasubirishamo se murabeho uyu nguyu ndumva ari ntuza urayavuga pay atayavuga se yambaze nyagusubize umaze igihe kingana iki uyazi kuva nayiga muri primaire apara ngwino muri primaire yarigishaga nese muri primaire nibigisha ibice by'umubiri yarayize niho nayamenyeye atandukaniye he aha wimbaza byinshi ngaho subizaho Joseph twigendere TikTok ariyo ndabona afite nk'abantu 190 umwavuyeho twagiye ntago ndibuhemukire Rameke ariko nubwo yanze gushaka nakoreka nceceke ibazagize ibyago akakuyoberaho wayameneramo aka ntago yanyobera ubwo se umuntu wirirwa muri rurindo nk'aya kanditse iby'abagore ntaho twaba twahuriye wasobanurira ijambo igishegabo oya ntago ndi muri ibyo Godfather yangira uko ngenda nari nkwaje niba ukizi nose nkubwiye ko uri cyo ni cya kindi diplomate yavuze ubuse ku byo diplomate yavuze urugero nongereho iki ni icyo ngicyo wari uri ku ruhe ruhande nari ndi ku rwa diplomate ko reka nkubwire nubaha abagabo ngera uko ngenda none kuza amapine y'abantu kububaha gute kandi uzi akamaro k'amapine none zakubwiye ko batabubaha ari uko batayazi none ikintu wize kuva muri primaire ukaba wara ese uretse gato nyuma ya theory waje no kujya muri pratique wumva akamaro k'ibyo wize wakoze stage yonyine se mfite n'imamya bumenyi urabeho yakubayeho ndacyari muto kakubayeho nakasa mutwe yega Godfather we icyakora ugaruregore nabonye yaryoheje ya nijoro ako Fabri wateretse umukobwa twa Sandine mwegeranye ariko muta uri mu bantu bagira selection mbi cyane ni gute nuvuga ngo uretse gato babakobwa ariko kubwira ngo babyine arimo araganira n'abakobwa be kuri ntuza ariko babwira ngo berekane ngo tap nimba bari abakozi bo mu rugo zabashobora none ariko ejo Godfather muting ya microphone ngubaze ibye wa muntu waje ejo kuri TikTok akizamura ukuboko ngo mwabonye ishyamba rya moba ariko se ngiye sinibaza uyu mutipe ko batamuzi ubundi bamwiyereka bate nawe bagiye bamubwira agashyiraho kamera
bari babona inyeshyamba yerekana ushaka kuvugisha ko Godfather ari inyeshyamba se none se ariyerekana niyerekane noneho umurebe oya ashaka no gusanga aba nko mu butayu akaba ari inyabutayu atari inyeshyamba mene pekere na upere sisha amenye cyo kora narakwemeye nibyo kumenesha ukamenesha nakasa mutwe aya mani ibyo bintu bituma ugayika ibyo bintu ukabivuga bituma ugayika rega ikibazo abanyarwanda ntabwo mukunda ukuri fana izina ry'Imana iri kuvuga kuri cya kibazo cyane na Godfather bituma ugayika kubera ko ngifite operasiyo yose rero mwe muza mutujijisha nicyo nzira ntabwo nzemera mubeshya abanyarwanda ngemba nifuza ko wabireka kuko uri kugayika wowe nta bitwaye iki arimo mvuga ni wa muntu waje akizamura ukuboko mugahita mubona ishyamba rya moba mukirukanka ngo manura ngo ni mu bantu bakabaye bagiye ihembo sinzi impamvu ninde minisiteri y'urubyiruko yakabaye ishaka Godfather ikavuga ati Godfather ngwino hano nari natangiye kugutigitira icyo mu kinyarwanda no guteza imbere ikinyarwanda guhuza abantu bavuga ikinyarwanda mu rwego rw'isi ntangiye kugitigita ubwo ruraho rameka arakumenesha ubu byararangiye byaricuritse ntabwo byakwicurika Fabrice Godfather niwe wari manager we byaricuritse ubu ngubu barabivangavanze niwe wari manager ese undi wa manager Godfather Fabrice ukamubera George Mendes ikibazo arabeshyeka nk'ukuntu yari yarakwihishemo nako wari waramwihishemo kandi namubwiraga ni ku isi ninjye muntu utakuryarya nkubwira ko nkwanga ninjye ukubwira ko nkwanga kwawe ujya umura kapara reka umbwire nk'umuntu ugukunda jya umbabara umwana wanjye na Godfather ntukawujyemo kuko iyo uri kuwutangaho comment zawe urimo uri indyarya kuri we nkubwire kaparaga uzi ikintu uzakunda kurusha amafaranga wowe subiramo ngo mene pekere na uperesi ikintu uzakunda kurusha amafaranga nyikubwire ni amakuru by'amakuru ubu se ni ukuvuga ngo iyo uvuze urukumva ntutere metero urukumva uhita ujya kuri wa mugore wo muri Canada ukavuga ati reko uriya nibyo urabona ko ibyari bikwiye think twice urumva buriya rero dore ahantu hari ahabereyemo kuyoba urumva iyo rameke umuntu bita nani uriya mujene wo kuri nuza uriya bita hiti nani Dekate ataza ngo umushinzi w'umuganga yampaye imiti bagira ngo ndwaye sida kuba ubwanga ati uyampa ibinini bike none se waramubwiye ngo urashaka kuzana akaboko n'igituza ngo nk'ibyanjye wumvaga ibyo ngibyo yabivura bigakunda ibaze ndamubyitse mu gitondo uretse gato ibaze nubuze ngasanga afite akada kameze nk'aka wagira ngo ni umuhaza amaraso ibintu by'inda Fabrice twarabiretse inda yanjye yaragiye ndakwiyana ninjye muhungu usigaye uri sexy kuri uyu muhanda wagira ngo ni umuwari yo mu diaspora uzimi yo mu Rwanda igize ku maraso yo mu diaspora arimo ibyo kurya by'i Burayi uramurya ugasandara uzabibaza abantu bajya i Kigali ibyo kurya by'i Burayi se biruta imikeke n'imyumbati hano iwacu biba birimo intuza ntabwo biruta imikeke nibyo noneho ushaka kuvuga ko imibu hano mu Rwanda itandukanye amaraso y'amadiaspora n'amaroko nave burayi ni ukuri ntabwo mbabeshya imibu yo muri Afurika iyo ibonye umudiaspora iri mu diaspora ibiri ipondeze ni niko kuri ntabwo mbabeshya ariko se ubu tuvuge ko nta maraso umubu ushobora kurya ukumva arura ubwo se Fabrice bazi umubu iyo Fabrice bitupfa antigeneti umubu urumye kuri Fabrice bitupfa ahubwo umubu yamutse uriye kuri Fabrice avuga ati ariko n'iryari natangiye kujya nk'urwagwa umubu ugahita wikunkumura ariko uru rwagwa rurakaze Rame
eyo nari mpanyuze reka njye gupagasa reka njye mu mihanda yindi ni break yanjye Fabri ngaho nta kibazo uje wirirwa wigaragura ngo barantumuye cyangwa baramenesheje none se wikanze Janet Gisetsa wikanze muramira ngira ya account ya mukozi wo muri RIB ndayibonye ari ahasi reka nigendere abakada baracyari kuri YouTube babandi hariyo wawundi pasiteri baracyari kuri YouTube na Sarongo ejo azafungurwa asubireho suko mwabwiraga Jean Paul suko mwabwiraga fata ku mavuta woye fata ku mavuta ni wowe ngo bivuge niwe mucunguzi wa showbiz ngo biturushye mu ruhanda bivuga ngo bivuge ngo biturushye muri uyu mutungo na bivuga none se Kasamu ko twabonye yago no mu gisata cya siporo ntabwo tumuhostinga ikintu kimwe uretse gatumva ko navuga urumva murangira yakoze ikiganiro avuga ko ari i Kigali ntabwo yahinguka no kubera kareka ntibishoboka naravuze ngo niba ari byo akaba ribi ratubwira ibyo yatubwiye ko yatorotse ubutabera ari byo cyangwa atari byo nari ntegereje mu byego kareka ntabwo yahinguka ahubwo icyo nkubwira twabonye undi yago umva icyo nkubwira twabonye undi yago muri siporo kandi humura aho ngaho RIB ihaza buhoro yitonze nta kuntu twamuhostinga amakuru mfite yo muri izi nkundwa nizirangira amakuru yo muri basketball nta bya basketball bihuha biganiro yashyize imiceri hanze nta kuntu ya miceri twayivugaho nta miceri reka nze nkubwire ikintu kimwe bira bintu Fabri urumva narabivuze ejo bundi by the way kuri space umwana w'umukobwa ariko we nta nubwo wamenye ko ex umva reka nkongorere ex warameke Annette warabizi wa mukobwa yakundaga witwa Annette ntabwo wamenye ko bamubirembiye uretse gato Annette n'umukobwa reka ibi bintu nibibi abantu bashobora kwisha inyuma ngo bari gutwika uriya musore kandi bashaka guharabika ishusho y'umukobwa uriya mwana sagomba kurenganurwa uretse gato nyuma yo kumushinja igisa cy'inganzo murabyibuka muraje mubonye umwana arura indege akajya muri Australia umwana arura indege akajya mu Burayi ahabereye akajya no mu gikombe cy'isi ahagarariye Afurika none ubu bwangati bugeze muri Amerika ngo bugiye kuvuga ngo byamubayeho nta nubwo burahamigera agasuku agiye gufatura umukobwa ibi bintu Annette ntazigira biha umwanya ibingibi icyo ntago bashaka kugira ngo niba ari ahanta barashaka none se umwana w'umukobwa ntagakwiriye kurega none se urumva bahishiriye icyaha kandi uwishyiriye icyaha hanaho afatwa nk'uwagikoze umwana w'umukobwa ntakeneye ubuvugizi umeze nka pirato bro ariko gaga kagambanyi gakuru kaba gaseka iki mwana Annette akeneye ubuvugizi ndaje nongere nkuboroke abanyarwandakazi ejo mbafitiye mu mwanya gato yarame ejo mbafitiye space kanisure kuri TikTok ejo mbafitiye space nzamfite abatumirwa tuzavuga ku bazungu 16 batsinze mu ishyamba rya Kibira ibindi birambuye muzumirwa urimo kumva byose tuzabiva imuzi ejo ku masaha ya 2 ku masaha y'i Kigali tuzabivugaho nzakomoza kuri ruswa y'igitsina iri muri basketball y'abakobwa aho kugira ngo babatware akabanza avuga ati uratandaraza mbere ko twunkuriza indero ukagenda kandi amafaranga babahemba n'uburoro 300 gusa bro so ejo tuzabigarukaho nzabiva imuzi zikamwo zitahanye urumva Ye gutanga amakuru mfite ibimenyetso Godfather ndabikora kugeza igihe none se muri space usigaye ukora z'iminota 12 ibyo byose uzaba bivuze ariko nzabivuga nirukanka nkusama oya rame subira kuri timeline urebe space zose amaze gukora muri uku kwezi imwe ifite iminota 7 iyo zikoza kumenya guhuza kandi imwe ifite iminota 7 indi mfite 12 oya garuka ukore space zawe wirinde ibyo Amerika yakubirindiriye reka mbabwira ikintu kimwe ninjye muntu wafashe umwanya uretse gato oya izo topic zose uzivuze uzazikora muri space y'iminota 17
nk'umwanya gato nkubwirira nani kaparaga urukumva I'm not that special ntacyo ndicyo nta munsi n'umwe ribu irameshoninga igaragaza ko mbangamye nuko ntarakora ibigize ibyaha hanyuma wahunze iki manzu mutinge yo mike kwanza gato sibyo mwirirwa no muza mukampuza nabo ntasa nabo munyereke ahantu higeze hahabwa Godfather warning ndimo barakora space buri munsi iva ku bintu bitandukanye ariko ngashyiramo kwigengesera nzi indangagaciro z'igihugu nzi igazeti ya leta urimo kumva ndayifata nkayicishamo amaso ntabwo narenga umurongo urimo kunyumva kuko ntabwo ngiyewe ndahanga ngo nzana amarangamutima ngo nze mbibwira abantu ibintu bitaza amarangamutima no muhungu wanjye rero w'iwacu wari kari aya magambo nk'uko yavuze nari ngiye kuyavugira muri ya space Rameke yakubirinduriyemo nsaba Mike mbere ya Dekate urumva arayinyima Rameke dore nguyu yarayinyimye arambirindura ngo no wari kare urimo kumva so kintu kimwe nababwira cyo twumvikana ibintu abantu banabyumve urimo kumva kapara mbere yuko uba umubloga wa nyawe cyangwa uba ijisho rirebwa na benshi sibyo ntabwo ibyo wabikora utazi imiyoborere y'igihugu cyangwa indangagaciro z'igihugu turi kumwe keretse ndamutse ngiye kuba umuntu udashobotse cyangwa w'ikigomeke no umutungo mfite niba uruvuga ngo kubera ikimfunga space ndazifunga kuko mwese mwe murahanga mbabura nk'amafantome ikintu gifite agaciro kuri ngiyewe nabura ngasara cyangwa nkanayishyira mu mugozi ni identité n'ukubura igihugu urimo kumva ngikunda nk'inkimwe ngikunda kubarusha mwese so ibyo nari kubabwira n'inkomeje ntabwo niba umuvugizi wa ribu aje agahaguruka akavuga ko muri showbiz harimo umwanda ukomeye ndetse hajemo n'ivangu n'amacakubiri Godfather ndatanga umwanya inzego zikora akazi that way narahagaritse gukora ntuza nta munsi n'umwe nigeze mbona na warning nimwe oya nta munsi n'umwe nigeze mbona warning uretse abahaters hano tugira umuntu ukumva ijwi rya Godfather rivuga nkiri saraye aho yagavuga ngo mfite ikirimi kibyimbye mu kanwa nk'umuziha abo ngabo ntibabura but I don't give a fuck about them ariko igihe kizagera umunsi napfuye muzaza mumvuge ngo Godfather hari ikintu kimwe yakoze kikagira umumaro igihe kizagera mu bivuge ndaha ntabwo nkorera gushimwa nta wunzi ariko hari ibyo nakoze mutazabona none ariko muzabona ntagihari I'm telling you ntabwo nigeze nkora space isenya nta munsi n'umwe nigeze nkora space izo mwitambi n'uburenganzira bwanyu umunsi numva nakora space ngambiriye ko isenya nzafata iyi account nyisibe ibi ngibi ntabwo abantu babyumva so uko abantu babifata ndi proud yo no kwivugira mu bantu niba inzego zibona social media ziri gukoreshwa nabi abandi mu bantu bazikoresha barazishataho umwanya munini I'm ready guhagarika kuko nkunda igihugu ngakunda n'inzego nabivuze kuva kera sinkoresha imvugo nyandagazi nkuko muyinshinja ninde muntu ari natuka hano nkamwandagaza no kukubwira ngo wacyohewe icyo ni igitutsi akasa mutwe bihindutse igitutsi ariko abantu uko bateye nuko dufite societe aho ngiye kurangiza kuri aka kantu societe tubamo abantu muba mu bihugu byo hanze iyo ugiye muri mall aho usanga iduka ry'inkweto riri usanga ari nk'amaduka 10 ari kumwe kandi bose bagacuruza bikagenda neza iwacu iyo umuntu aje gushyira iduka ry'ibyucuruzi iruhande rwawe uramurogesha ibintu mbona ngiye ko ari ubujiji ari aya matiku muri kura muri za social media za YouTube n'ahandi nageze anganda hosting umunsi wa mbere amazina mwanyise barayazi kuko nagize audience ruti y'abandi munyita umutinganyi munyita igisambo nta mazina mutanyise kugira nawo mwanyise intera hamwe ntimubizi abantu ntibaje no bakanyita bakavuga ko bakagenda bagafata mama bakamurema bakamushyiraho bakavuga ko bakamwicisha abantu bakamugira intera hamwe kazi bakamujyana amabusu ntafunzwe mu magambo y'abantu n'ibintu hano niki mutanyise abantu ntibagezeho bafata hano bagafata
bagafata ubushobozi bakampa ubushobozi burenze ubw'igihugu, bakampa Pegasus ngo numviza telefone zo muri ambasade ndi Kigarasha, ntibyabaye hano, niki kitaraba. So rero dufite abantu muri sosiyete zacu aho umuntu agira imbaraga zo kukurwanya kugira ngo agire imbaraga zikora ibyubaka nk'ibyo uri gukora. Godfather rero ngiye nkoresha isezerano rya kera, ntabwo ngiye isezerano rishya ryemera. Ijisho rihorerwa irindi, uzanyataka nzakwegera tubirangize, niwanga uzashosha urugamba, unyatake ngo uhunge ngende nkwitegure nanjye ze ngusenye. Dufite abantu badashobora guhinduka, bafite umutima mubi wijimye, ntabwo ngo najyana ibiganiro nawe. So rero ikintu cya mbere nirinda ni ikintu kimpuza n'icyaha. Nabivuze kuva mbere, mbishyira ku mugaragaro. Nzi media ko izi social media ishobora kukurimbura ugapfa, ariko ushobora no kuyikoresha ikanubaka. Nibyo Murangira yirwa tubwira. Niba rero dushobora kwijuta ngo dufata nkumva ko nisanzuye nkarenga umurongo nkakora ibibangama, ndi willing kugenda bakamformata nkagaruka ndi umuntu uri mu murongo. Iyo mvuze kumformata ntabwo ari ko bagiye kunyambura ubwenge mfite cyangwa nibyo nkora, no, kunkebura nk'iyi space yananikiwe iri gunshyurira, ntabwo nyicuza, ntabwo rero ameka ndusha audience. Nitabiriye space nagomba gukora space yanjye, narayitabiye kuko ntari ikigenge, ntanashaka kuba umuntu utumva. So uko mwabikora kose, I don't give a fuck. Anytime nzongera ngakora ama space nkuko nayakoraga, mwese muzaza mwicare mukunda ibyo nkora kuko mbaha ibintu mushaka. Ntimunkunda mukunda ibyo mbaha. Ibyo rero ni nk'ihame twumvikana ikintu kimwe. Hano ndababoroka abantu bakajya kudownloadinga ama catfish, murabizi. Abantu naborotse bose nibo baba bari inkuru z'ibyo navugiye muri space. Ese Kaparaga birenza ahita agenda. Ngo yari hano ari kunyumva, reka yumve kanze ntange impanuro nk'umubyeyi. Urimo kumva? Kaparaga nari mu bantu bita bakora udukatfish. Ntabwo Kaparaga arakubwira ko njye sinayikora, ngo ntabwo nayikora, ariko wabujya kumva muri space yindi zazindi z'abantu babiri, niwe ubu bari ijambo kurindi navuze. Avuga se uyu bamutije ubwoko bwanjye niko ari gukoresha, byifashe biti. No Twitter yasaze iri kwandika ngo turi tariki ya mbere y'ukwa mbere mu mwaka wa 2020. Urukunyumva Rame bibi hame ndakumva bro. Kaparaga yumvireho. Ntabwo ari Kaparaga ndikubwira, abantu muri kunyandikira ngo nari gukora space. Impamvu nari gukora space, ubu turi kuvugana mfite abantu 200 na wera meke ejo wari uhari, ejo nari mfite abantu bangahe? Umva mwana, iki space cyabaye ko nta muntu n'umwe ndi kumva. Rame umukugaruke Rame urumva yo aranyumva, kiri kunyumva kavuki, kiri kunyumva cyashaka kujya nanasoza Rame yo simbizi miya uretse gato yankwe. Rame yo reba hano, reba WhatsApp yawe kugira ngo utange kosora kuri aba bantu. Turebe kuri WhatsApp ko nta kintu ndi kubona gusa. Genda gake. Ubu hariho nka desa se. Ndakubwiye ndebera. Soma iyo yejo bundi nagwaye some n'iyi. Man, umva Murezi, umva Godfather. Ibi ntago ari byo man. Ndakubwiye. Bro. Urimo kumva? Ndatandukanye. Man, ejo bundi sinabonaga buretse Godfather. Ejo bundi bureka ndeye kuri screenshot wampaye mbere. Ndi kuyibona. Wayimpaye ejo bundi aciyemo, wayimpaye Tuesday. Twe hano turi Saturday. Anise man, bino biboro bikora gute bro? Nabikora kuko ndashoboye. Urimo kunyumva? Umva nyine. Umva man, bino biboro biri seriye. Nanjye ngiye kubitekereza inshuro ebyiri. Utekereza inshuro ebyiri cyangwa 3, I don't care. Ikintu nakubwira kimwe. Urumva? Godfather ndi umukozi. Ibyo nkora ibintu nzi. Cyo twumvikana. Urimo kumva? Ntabwo njya mbibwira abantu, njya mbishishikariza abantu. Urimo kumva? So bro, ese man, uyu Murezi wase man, umva man. Godfather ngiye nkwaye by December itariki nka 31 December, urumva? Kaparaga
ufite nimero ya hano ni Kaparaga inshuro ebyiri iyi yimuhe ndayifite viewers umubwire umwereke yimuhe viewers umwereke umukubita ikibando ku munwa so bro bro uziko December itariki nka 31 hariya zaba ari inshuro ebyiri nubwo ngo kuriya bimeze bizaba ari inshuro ebyiri genda atinya ugeze kubikise mu marayika gutinyura atinya ariko utinya mugeze kuki ngiye ntabwo njya nemezwa n'ibintu biri aho by'amafuti bwabaye iki mugeze kuki gisa n'inwa bro ngenda utinya iki ikintu nkubwira uretse gato nkubwira ikintu kimwe sibyo ihangane gato ya ntugire banyakubahwa ndahari ntimugire ngo nagiye ndahari ndi kubakurikira uri kunyumva sweetheart Nicky muri kunyumva Juliet Rame birindura hari akantu ndi gukora mukomeze muganire byiza cyane muganire nk'imfura abantu baze muzamura abantu mushyiremo abantu muganire ndaje tugiye kujya muri part 2 harabuze iminota 5 uyu muntu ntago yayobora hariya ngo anayobore na hano bikunde Rameke se ko araho nagarutse Rame aravugira habi Rameke mumpere ibi ngibi nicyo kikwereka umugabo udafite ijambo ibi ngibi ni kikwereka ijambo ntabyo nkubita ntabyo abakubeshya uyu nguyu erega Rameke ujye umenya ko wowe ntabwo ariko Rame indege nini wuriye uyu mutiba afata ibintu ya downloadinze mu ntuza akaza kabikubeshyesha nawe ukaza ariko abaroko nabo ave ntabyo mugira uyu mutipa arakubeshya aragufata akakumanipira cyokora Rame amashuri wize njya yagiramo ikibazo kabisa umujene yaza akava ariko nta muntu umbeshya ntabwo uyu yaza kumbeshya reba za views zawe niwe muntu wenyine wazemeye kuri Twitter za views ze miliyoni 30 zigenda zigabanyuka buri munsi abandi bose bazigiraho ikibazo uretse wowe ubu ngubu zigeze kuri 29 niho utinyira uri igishwi ubu rero ntabuze utuntu akubeshyeshe dusigaye dutuma akora space z'iminota 10 uremeye unyurwa neza ahubwo ubiboneye ikinyarwanda cya unyurwa nka mukecuru wo mu gice cy'ingunguru unyurwa nka mukecuru wo mu gice cy'ingunguru kabisa nyohereza ibyo bintu nanjye mbyemeye reka nkwereke gato uretse Rame se ubundi ni ibiki muri make ni ibiki wari ukubesha wiki ni payroll yo kuri TikTok se ni ibiki numbwira kuri payroll yo kuri TikTok ndabyemera ariko numbeshya ngo aho viriye aha ngo akomeje gukorera amafaranga ngo akomeje kugira ute ngo aho usigaye gukorera ibyo ni bihenda abana ni bya bindi byo komeza wiyahuza amagambo ni bya bindi byo kugira ngo nyine ukomeze wikomeze ariko urabizi nawe mene pekerere na operesi none se ubyonyine ushobora kuba ushidikanya nangiye kuvuga ijambo ryari gukubabaza ntabwo kuva muri 2020 uyu munsi niwe nabangiye kubabazwa nawe aho ngaho ikintu uretse nkubwira imyaka 4 turayimaranye manzi uve mu sore wanjye urumva ibi ngibi byo gushaka guprovinga amafantome nibyo gudufata ntazigera nkora nabikora ndi kumutiva urubyiruko ntabwo nabikora kugira ngo mwemeze uramotivating urubyiruko wowe ufite content ukomeye ku bintu byawe izina ryawe urashaka uryubaka uri gukora ama application ngo tuzadawunloadinga muri telefone uraza kugira ngo nyubake nk'umunara ukangwe na Rameke ariko sereka mvuge ntabwo mvugana uyu munsi nyubake nk'umunara w'ibaberi uyu munsi ntabwo mvugana ibintu wihaye ndakubaza ndagenda uragira ngo nyubake nk'umunara w'ibaberi ntabwo kubyuka ngo nyubaka rigende gute by the way yewe rero gaze kubyiza kuri bwana urumva wagishwe
Karana ubwanga tiganyura ngaho sha rameki fungi space uze tugana. Ayifunge se gute ngaho nyumve. Ni ugenda wagenda se wo. Kuki ushaka ko bafunga space genda dusigare tukuvuga. Dusigare tugusotora uko dushaka. Rameki fungura mic yawe. Nta bya Rameki. Amafaranga umwishyura ndayakuba kabiri. Mubwira ifunge mujye gukora amafaranga umwishyura ndayakuba kabiri. Rame amafaranga kwishyura ndayakuba kabiri. Ndayakuba kabiri. Nayishyure none hanyereke receipt yakube kabiri. Iyi space ntive. Sharame urabubaye wenga umuntu Rameki ndagusaba gufunga space ukaza tukavugana. Rameke ndagusaba kudafunga iyi space. Ave hano dusigare tuvuga ibyo dushaka. Umpereze fagitire. Rameki urafungiye space. Umpereze fagitire. Arayifunga ariko kubera iki? Muravugana n'igihe ayishakiye n'umuntu w'umugabo mu rugo. Winyura hirya no hino uravuga ngo yego cyangwa uyi. Ariko se n'umugore wawe ku buryo umucyura uko abonye. Uzikuru kumucyura nk'indaya mu uzikuru kumucyura. Ariko umucyura nk'umugore w'igishwi nk'umugore ariko akore Rameki. Rameki bamushaka yica ariko ubundi. Abagore bo kuri TikTok ntago bashaka. Ntago baguhagije. Nagiye kuganiriza bari abakozi bo mu rugo. Watwaye bari abakobwa b'abakadama. Ndagushaka. Ayifunge si gutwaye iki. Iyi space nta rib nta kibazo cya rib ifite. Kurame. Hamagara tegeko kugira ngo ari guhamagara umwana we. Afunge space. Genda dusigare tukuvuga, dusigare tugusotora, sigare menu mikeri byose. Genda. Nabahamagara Rameki wagira ngo arimo arahamagara nk'umwana we. Rameki uranyumva bakomeza gushaririza. Arakumva icyo ariko amafaranga umwishyura ndayakuba kabiri. Amafaranga bakwishyura yanyereke inbox ishagiza n'intwa. Ndemera cya kibanza nyigurishe n'ubundi niwe mu komisiyoneri wa kikomisiyoni. Ndemera ugitware. Ariko nta kuyoboza inkoni y'icyuma. Afunga space mugenda. Rameki zajya kuri TikTok. Nabura abukoti abakobwa bamwemera. Reka kuyahuza amagambo. Umva mu nteye icyaka murakaceza tu. Rameki yabuze gucira yabacira n'ayamira. Yatinya urusaku rwa kaparaga urumva atinya kumpakanira waje ukampakanira sha. Nase kugwakanira urumva ari ibintu bya danje. Wagiye ukajya muri abo bakobwa ba TikTok ukaba baganiriza. Rameki ndavanga ispace yisibye. Ariko yakubwiye ngo ntabwo iri record duhumura ribu nta bimenye nta bizi biti byawe byuko wabatinze hano warangiza iminota mwavuganye babona. Urumva wowe humura. Rameki yakubwiye ko narangiza kuganira natwe abantu b'abasaza genda Binyati na Divine n'abandi bari hano abakobwa beza nka ba Mahoro arahaza guhamagara. Hari ibindi umushakaho. Nizere ko Rameki yakoresheje ya tactique yuko space yavuyeho na network. Iyo nimero yawe iri mu rwego kuko Rameki ni nka kapara. Twahigana iyi space uyikuyeho twahigana nge nawe urorora gaca norora inyoni. Ibintu byo kuri social media urimo kumva? Social media ntabwo ukeneye umuntu kugira inama uko niko kuri nkubwire. Ariko abanyamategeko uza amafaranga nishyura umunyamategeko ariko manza wumve iyo warenze umurongo ukareka gukoresha social media igasigara gukoresha urimo kumva ikwitwara aho ushaka. Iyo wagendeye ku marangamutima niba ari ikintu cya mbere gishukana urumva ni viewers aba bantu bahangaha. Ariko narabikubwira ko babarameke birirwa bakubesha ngo nabashuti bawe ntiyangambaniye muri ngo monami intime. Aha ubu rero menya ubwo boss wawe agiye muri catfish rero reka tumutuke neza. Ntago ari ni boss wawe njye ntago ari boss wanjye akare ari boss wawe ntago nigeze kondo nari sigaye ubahehesha wagahungu man nsigaye ndi mu bintu byinshi ayemeruka space kera wallahi space ziko zahiye zarahombye mwana space nta kintu gikiri. Rameki ari byambwira ngo zarahiye
space zarahiye umushinga wa space wizwe nabi oya nama zarabirindutse space legalisi yari sigaye yarabaye urukiko aho icyaha cyose kibera umuntu reba ahantu twakize za space za bahati za buri gitondo urumva barabaganirije badaye Burameke niwe usigaye ameze nk'imbeba mu kibuga niwe usigaye uza wigaragura muri iki kibuga wenyine iwe ntago ari guhi